This is Family Table TV. Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Family Table TV, nizere ko mumeze neza mwese. Tugarutse rero mu ruganiriro. Uyu munsi rero mbahishiye iki? Muribuka mu biganiro byashize umubyeyi Vena yadusangije ubuhamya bwe ubwo yajyaga mu mahanga, yagerayo kwitekera bikamucanga akajya atungwa n'ibindi bitari ibiryo, bitari uko atabaga bishaka, ahubwo ari uko atarazi guteka, bikaba byari byaramuyobeye rwose. Ese nyuma y'icyo gihe yaba yarakuyemo somo ki? Mureke tumukurikire twumve. Cyokora nza guhengera ntindahera ku byoroshye. Ndakubwiza ukuri nahereye mu koza amasahani. Ariko umudamu yansangamo ati ibisi byawe urakora ibiki? Ibi wadukanye ni ibiki? Hari n'abagore bashobora kudekuraja umugabo ushaka kubikora. Nkamubwira ariko nanjye mba numva nkora ubusa, kandi nasanze ari ngombwa kubimenya. Ati girayo utamenera amasahani. Abakobwa banjye babonye ko ari bakuru, aza babinsangamo ngo ariko papa nawe ibintu asigaye abamo. Icyo gihe babonaga yuko bitankwiriye. Ariko ubu muri iki gihe ntabwo nshobora kurira ku isahane itoze, cyangwa se ngo niba madamu yagiye umukozi ntawe uhari ngo nanirwe guteka. Nabuzwa n'iki? Nteka ibyo nshoboye, ibyo nzi, ibyo ntazi nkabyihorera. Ariko na n'ubu byaroroshye, ufata telefone ugashyira muri YouTube, ugashyiramo icyo ushaka guteka, ugashyira hariya bikajya bikubwira ugakora. Ntago bigoye. Ubu rero abanyarwanda ngira ngo icyo twangaga kwabaga ari kwa kwiyanduza, kwa kuvuga ngo ntiwashobora gucana imbabura kubera ko bisaba kunama kugira gute. Ariko ubu haje gaze, baratworohereje, byose ushobora kubikora utiyanduje kandi bikagenda neza. Hari ushobora kutwumva akavuga ati nyine abo n'abari mu mujyi bafite za facilite, uburyo biboroheye, twebwe se mu giturage umuntu w'umugabo yajya kunama mu ziko akagira gute. Ariko nkibaza ngo uyu mugore iyo yabyaye cyangwa se yagiye kurwaza umwana kwa muganga, cyangwa yagize indi mpamvu atari mu rugo, yabyifatamo gute? Nawe byibaze, hari abagabo benshi, nanjye nkubwije ukuri, umugore wanjye ajya no kubyara bwa mbere ntabwo namuherekeje. Nta nubwo hari umuntu wamujyanye w'umwinfirimieri ati ndaza kukubwira uko byagenze. Nyuma nkajya mpamuhamagara, hari telefone, amubaza ese ntabwo biratungana? Ati ntibiratungana. None se wabiterwaga n'iki icyo gihe? Numvaga atari ibyanjye byo guherekeza umubyeyi kwa muganga. Numvaga atari ibyanjye, ari iby'abadamu. Nk'uko n'abagabo benshi muri iki gihe babyumva ko guherekeza umugore kwa muganga ari iby'abandi badamu bagenzi be. Niba adafite nyirabukwe afite muramukazi we, niba adafite muramukazi we afite murumuna we, akamuhamagara iyo akajya kumubaho. Nanjye nuko byari bimeze. N'uwa kabiri byabaye gutyo. Cyokora uwa gatatu wo ndumva naragerageje, nibura yamubyaye mpari. Ariko numvaga ko atari ibyanjye. Ariko abagabo bose ntagiye icyo nabakangurira, no kumva yuko n'umuntu ukunda urebye uko ababara, ukaza no kureba uko icyamubabazaga gishira. Nibaza yuko nibura wagira n'ako kantu k'umunezero, ukavuga uti wanyuze mu bikomeye, ukabimushimira. Naho twebwe baratubwiraga ngo wabyaye bakajya kugusengerera, ukajya kunywa utaranabona n'umwana. None se nagira ngo nanone nibaze cyangwa mbariza abakurikiye Family Table TV, ubona niki gikwiriye? Kuko mwamaze kutubwira imwe mu mirimo, wenda n'abadukurikiye bashobora kuba babona n'indi bitewe n'aho bari cyangwa n'uko babibona. Iyo mirimo umugore
yirirwa cacabanamo ari hirya hino, rimwe na rimwe ugasanga niwe wabyutse kare mu gitondo saa 11, ni nawe uri buryame nyuma saa 5 z'ijoro. Mubona abagabo babigiramo uruhe ruhare rufatika? Mubona hakorwa iki kugira ngo wa mugore yoroherwe, kugira ngo n'abantu batumva ngo ni imirimo itishyurwa, uwibaza ngo yakwishyurwa iki, nawe yumva icyo yakwishyura. Bashobora kuba bibaza se nta mafaranga ni iki? Oya, kwishyurwa kwa mbere ni kugaragarizwa kw'ibyo ukora, twemera ko bifite akamaro, bifite n'agaciro. Yego. Nk'umugabo yari akwiye kujya yicara agatekereza kuri utwo tuntu twose umugore akora. Yego. Utwo twose tumuvuna, kandi kumuvuna si ku mbaraga gusa, hari n'ibimuvuna mu bwenge, mu mutima. Ugasanga umwana yamuruhije, yarwara ugasanga yahangayitse. Ibyo byose ari mu mutwe arahangayika, ariko noneho no gukorana na twa turimo kamwe hariya kandi hariya biramunaniza. Tubanze twumve yuko iyo mirimo ifite agaciro. Ese uramutse ushatse umuntu yigukorera, wamuhemba angana? Byonyine nk'umugabo aramutse avuze ati nicaye mu rugo ngiye gushaka unkorera turiya turi mu mugore yakoraga, yaguca angahe? Ubu muri iki gihe umuyede arahembwa 4,000 5,000. Yego, umuyede ni wa muntu ufasha abafundi guterura amabuye kugira. Yego. Noneho muzane mu rugo umubwira uti nkorera uyu murimo, untekere, unyogereze amasahane, unkuburire, unyogereze biriya na biriya, ahari uhatunganye hase neza, hanyuma nurangiza umuhe bya bine. Ntibigiye ku munsi? Ku munsi. Kuba rero ni iminsi 30 y'ukwezi. Si 120. Yego. Ubwo rero hagati aho ngaho wibaza uti ese uyu mugore imirimo akora koko nta gaciro ifite? Cyangwa nuko atabihembera? Ariko nk'uko nakubwiraga, umugore ntabwo akeneye ko umuhemba, kuko yaje kubaka urugo, azaje gufatanya n'uwo bazanye kugira ngo barwubake neza. Ariko nibura gera naho wemera yuko twa turimo twamuvunnye, twa tuntu yakoze tutagaragara, natwo nibura umubwira uti ndabyemera wavunitse. Byonyine uramutse wemeye ko bivuna, ukamubwira uti ariko iya mirimo wayikoze wenyine urayishobora, bizamushimisha, yumve ahembwe. Nicyo gihembo cya mbere. Yego. Kwemera ko iyo mirimo ifite agaciro kandi ivunana, cyo nicyo gihembo cya mbere. Icya kabiri ni igihembo wamuha, nuko wamufasha kugira ngo umugabanyirize kuri bya bintu. Ibyo byose umugore akora, nakubwiye ko nta bwenge bwinshi, nakubwiye ko nta mbaraga nyinshi. Umugabo afite n'ibibaraga none. Afite imbaraga, tukunda kuvuga ko umugabo afite imbaraga nyinshi. Kuki umugabanyirije kuri twa turimo si igihembo? Ntumuhembye kuba umugabanyirije. Noneho nibirangiza mugire umwanya, yicare hariya nawe wicare hariya, mubone n'umwanya wo kuganira no guseka. Ibyo byonyine ni igihembo gikomeye cyane. Nibijya hanze, nibyo tukubwira ngo nuza n'umuntu wo hanze wo kubikora uzamuhemba. None se niba uzanye umukozi ukamuhemba 40,000-50,000 ku kwezi, si uko gukorera ya mirimo? Yego. Iyo mirimo se si uko hagati aho ngaho uvuga uti adahari nashaka undi wo kuyaha? Ni igihembo. Muri icyo gihembo bya 40,000 ubifasha ukaguriramo umugore akantu kamunezeza, ntago yakwishima. Ntago yakwishima. Yakwishima pe. Icya mbere ushobora kumuhemba kwemera ko yavunitse. Icya kabiri ushobora kumufasha akagaba za mvune zikagabanuka. Yego. Icya gatatu
ushobora no kumuha akantu kagaragaza ko wishimiye ibyo yagukoreye. yego. Icyo gihe ukaba uranezerewe. Ikindi gihembo rero gikomeye kiruta ibindi ni ukumubanira neza, ukanamuguyaguya. Wa mugani tujya tunabisezerana, iyo dusezerana umuguyaguye ukamwereka ko iyo mirimo rwose yamunanije. Hari ngo bazi gukora za massage, njye ntabwo mbizi, ariko aramutse amukorera akamassage, aramutse amubwiye ijambo ryiza, aramutse amurinze ikimukomeretsa ku mutima, ntabwo ari igihembo. Ibyo rero abantu benshi bashaka ibihembo ngo ku mafaranga. Na kera amafaranga atarazaga abantu barahembwaga, ariko ibihembo byo mu rugo, niba umugore anyishimiye arampemba. Hari n'abageze igihe bakavuga bati nimuza kugera naho mujya kubaka urugo nk'abashakanye, icyo gihe araza kuba afite umutima wo kukwakira. Ntabwo ameze nka wa wundi uvuye mu mirimo. Hari umugabo wigeze kumpura ko n'abadamu nigeze kumva ndi umwana barimo baganira, nari maze kwinywera iki kigage nasinze kwa marume, noneho abagore baraza birukana utwana twari muri salo. Barangije umwe atereka mbabwire, ati buriya, ati Simoni ntimumuzi, ati ntamaze guhura amasaka hariya, ati simaze kugosora, ati ndagenda nagera mu rugo, ati narangiza nkafata igitoki naba ndi kugihata. Mukamugema, niko ya nkono y'itabi irihe? Ati reba aho ngaho ku kagege, ko ntayo mbona. Ati akagumya akambwira ngo ariko waje ukayima. Ati nahagera akabara kuruye. Ati na ya makashi n'iki byose. Ati undi nawe ati burya se nahukanaga ubushize, ati Karori, ati ntiyanteruye tukigera ku buriri tukikubita imbere y'umushyitsi wari uryamye mu kirambi. Ubwo rero urumva ntabwo umugabo ntabwo ategereza yuko umugore yagira, ariko byakabaye byiza yewe naho muhagurutse hahandi mwarangije turimo mwaganiriye mugeze, mwagenda mwagera naho mugera mukumva murasabanye mutazi n'igihe byabereye. Ibyo rero ntabwo abantu bazi ko ari igihembo gikomeye abantu bagomba guhana. Araguhembye kuko wamufashije, nawe araguhembye uramuhembye kubera yuko yagukoreye byiza. Ahasigaye urugo rukaba urugo rukagenda rukamerwa neza. Nizere yuko rero mwebwe inshuti bakunzi ba Family Table TV tukiri kumwe. Niba uhageze aka kanya cyangwa se twanatangiranye, wibuke gusangize abandi iki kiganiro ndetse unakirebe kugeza ku iherezo. Hari umuntu twigeze kuganira ambwira yuko yashakanye n'umugabo, bashakana, umugabo yari afite icyo akora, noneho igihe kiragera akazi akavaho, umugore asigara ari uri gukorera urugo. Muri icyo gihe bari bagifite abana batoya, umwana ngo w'imyaka 4 n'5. Umugore yarabyukaga, nta n'ubushobozi bunini cyane bari bafite wenda bwo kuvuga ngo turafata umukozi duhemba amafaranga menshi ajye ashobore kudukorera imirimo yose. Bashakaga umukozi baha amafaranga makeya. Umugore yarazindukaga agateka, agashaka icyo abana barajya ku ishuri bariye, bikamusaba kuza kubajyana kuko yakoreshaga abakozi bakiri batoya, wa wundi uvuga ngo arasigara mu rugo. Ibyo byose akabikora umugabo aryamye. Ndetse icyo gihe kiza kuba n'igihe kinini. Umugabo ni umugore wabitubwiraga, ati nkamubwira ese wagiye gushaka akazi. Aho umugabo nyine niba yarabaga yakabuze ntawamenya, ariko yaba yakabuze cyangwa yaba yakabonye, icyari kiriho nuko umugore yasaga n'umaze kunanirwa no kubona umuntu uri mu rugo udashobora kubyuka mu gitondo ngo amufashe. Yagera mu rugo akaba ari gukoresha abana amadevuwari, uteka umenya ko yatetse, yanagera mu rugo akaba ari ujya gusasa, akaba ari ujya kugira gute. Abagabo nk'abo birashoboka yuko bakiriho ndetse bakiri batoya. Wababwira iki dusoza ikiganiro cyacu? Icyo navuga nuko abajya mu Buraya uzumva hanini batandukana.
niyo baba bashaje. Ehe. Impamvu batandukana ni iyi: baba barageze muri yasi yindi aho buri wese agomba kuzana umusanzu we, agakora ibyo agomba gukora kugira ngo na mugenzi we abone ububasha bwo gukora ibyo akora. Yego. Aho rero ni ukuvuga ngo bagerayo, wa wundi witwa umugabo agashaka gukomeza kuba wa munyarwanda, wa wundi uryama, umugore akajya gukora ya mirimo inaha ngaha twita yuko itazana amafaranga, kubera ko ahandi irayazana. Niba agiye kwita ku barwayi baramuhemba, niba agiye kwita ku bana baramuhemba, niba agiye gukuburira umuntu cyangwa kumumesera baramuhemba. Umugabo rero ibyo ntabikozwa, ntabwo ashobora kubikora. Kuba atabikora rero, umugore yataha agasanga ntiyashashe, ntiyameshe, ntiyateye ipasi, yariye, yenda yariye ibyo umugore yasize, ibisorori byuzuye ku meza. Umugore yataha kabiri gatatu akamubwira ati ariko nzajya nirirwa mvunika, wowe wicaye ninza nsange nta n'icyo wakoze mu rugo. Ubwo umugabo agatangira kuvuga nabi nk'uko yari ari mu Rwanda. Ati umugore aransuzuma. Umugore aransuzuma. Yavuga umugore agahamagara polisi. Ati umugabo hano arantoteza. Umugabo bakaza bakamusohora akagenda. Bakabatandukanya. Nuko i Burayi batandukana. Mu by'ukuri umuntu uryama akumva ko mugenzi we ya mirimo nawe afitiye ububasha, afite n'ubwenge bwo kuba yakora, akaba ngo ntiyayikora kubera yuko ngo irasuzuguritse, cyangwa se ngo yatojwe, ngo niy'abagore. Niy'abagore ni agasuzuguro kuyikora, uwambona nyikora. Ibyo ni ukwibeshya cyane. Icya mbere cyo arica ubuzima, kuko kwirirwa wicaye cyangwa uryamye ntago bituma ubwonko bwawe n'amaraso yawe atembera. Yego. Ariko ukoze twa turimo bishobora gutuma amaraso yawe n'ubwenge bigenda. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo umugore urimo uramwicisha imirimo, niba umwicisha imirimo wakagombye kumva yuko hari icyo wakamufashije ugashobora kuba wamugabanyiriza. Icya gatatu, birasa naho bihura na bya bindi umugabo uvuga ngo iyo ahembwa makeya ngo umugore akaba ahembwa menshi, ngo iwe nta jambo agira, ngo iyo aje ngo aramusuzugura. Ariko bakibagiza ko bashakana bari bakundanye, kandi gukundana ari ukuvuga ngo tuzabana iteka kugeza gupfa, haba mu byiza haba no mu bibi, haba mu byago haba no mu makuba, yego, cyangwa se mu byiza. Ibyo byose mwarabifatanyije. Bivuga ngo no muri kwa kubura akazi k'umugabo hakagombye kubamo ahubwo ibyo kuvuga ngo nanjye mbonye umwanya wo gukora ibyo umugore yari bukore, reka mbikore hagati aho ngaho, nataha nawe aze kuza nibura aruhuka. Naho kumutegereza urugo rwanyu ruzazamo amahane, nataha azaza nasanga iyo mirimo yose azasanga atishimye, ayikora atishimye, mpaka kuzajya kuryama atishimye. Nimugera mu buriri iyo ngiyo azareba iriya nawe ureba iriya, nutangira gukabakaba uti reba hino, akubwira ati ndinaniwe, wowe uvuge ngo wananijwe n'iki kubera yuko utemera ko yamenye. Ayo mahane rero, ikibabaje nuko ahanini usanga igihe cyose amahane yitwa ngo umugore yanze gukora inshingano ze mu buriri, kandi nturebe impamvu icyabiteye. Hari abagabo benshi muri iki gihe bavuga ngo barahukanye, ngo abagore babirukanye iwabo, barahari. Ariko uramutse ugiye kureba icyabirukanye iwabo, ni ukwanga kumva ko ibyo ashaka gukora umugore atabyemera uko abishaka. Noneho yakumva atabyemera, ati amahane yatuma ribi zikantwara, agasohoka akahukana. Ariko ikibazo nuko ahanini bahukana, aho bahukaniye bagashaka y'abandi bagore, bakajya bavuga ngo umugore yaranyirukanye, kandi aho ari afite y'undi mugore yahukaniye ku wundi mugore ngo umwumva, umutega amatwi. So
urumva rero abo bagabo bavuga ya mirimo y'uko ngo ari imirimo idafashe, twamaze kubona yuko ari imirimo y'agaciro. Ni imirimo y'agaciro buri wese yakagombye kugiramo uruhare. Ni imirimo ituma uwo mwashakanye agabanyirizwa umuzigo yikoreye. Ni imirimo ituma ibyishimo bya mugenzi wawe bitagera aho byisanzura, aho yisanzura ngo yishime. Kuvuga rero ngo iyo mirimo ntiyayikora, ahubwo yakagombye kuvuga ati nyikoze iyi mirimo ntacyo, si inyungu zanjye muri uru rugo, si inyungu z'urugo, ku buryo dushobora kuba twagira twakomeza n'ibyishimo. Ariko hari abagabo bavuga ngo yaramuroze, ngo arakora imirimo y'abagore. Imirimo y'abagore imirimo y'abagore ni ugutwita no konsa. Iyindi mirimo yose ntabwo ari iy'abagore. Nakubwiye ntiyari umusore, yari abana b'abahungu babyiruka bayikora, bazageza igihe cyo gushyingirwa bakajugunya iriya ngo umugore yaje. Ariko kandi ntabwo baba bananiwe kuyikora. Cyokora icyo nshima nuko ahanini muri iki gihe abashakana muri iki gihe ntabwo navuga yuko bangana gutya kubera ko nta bushakashatsi, ariko nibura iyo ugiye ahenshi usanga hari ibyo bafatanya. Hari igihe ujya gusura nka couple y'umusore n'inkumi washyingiye, ugasanga bose barashyashyana, umwe aranyura aha n'undi aranyura aha, ukavuga uti ba bantu barafatanya. Birimo biragenda bihinduka nubwo bigenda gahoro gahoro. Abo rero bitarahinduka bari bakwiye kuzareba ko ubufatanye bwubaka urugo, ubufatanye butuma mu rugo habamo amahoro, hakabamo n'ibyishimo. Vena arakoze, turamushimiye kuri ubu butumwa aduhaye. Twizere ko buri wese yafashemo iki. Birashoboka ko ari igitekerezo watanga kuri iki kiganiro, cyangwa se ukavuga uti ubutaha rero muzatuganirize kuri iki. Natwe turahari ku bwanyu. Murakoze rero, ndabashimiye. This is Family Table TV.